Yesu awambula satani we. Hallelujah, hallelujah, Yesu awambula satani we. Hallelujah, hallelujah, Yesu awambula satani we. Hallelujah, hallelujah, Yesu awambula satani. Awambula satani we. Awambula satani we. Imana ishimwe cyane. Yeah, thank you, thank you. So rero uyu munsi no munsi wa mbere ubarwa wa 40 days zacu. Kuko umuyobozi wa gahunda yabivuze, topic yacu ni Imana yonyine niyo ikwiriye ko tuyitinya, niyo rwagitinywa, hanyuma tukanayicira bugufi. Rero wiki yose tuzabana, Imana izaduhana umugisha. Mucyandika ndagenda mundiza amatwi gusa mukoreshe ibindi. Ndagenda nsobanura akamaro nuko wafata maximum of this. Ubundi mubare 40 no mubare wonyine ubwawo ukomeye, kuko kane muri Bibiliya, kane ni nka foursquare, ni nka contour. Rero 10 ni nka test. You combine byombi mu mibare usanga ari full test cyangwa se full preparation cyangwa se complete preparation. Niyo mpamvu urugero umwana amara ibyumweru 40 mu nda ya nyina kugira ngo avuke, ariyo mezi 9. Urugero Goliath yahagaze ahangana na Israeli abacokoza cyangwa se abahinyuza iminsi 40. Urugero imvura yatajya umwuzure yamazeho isi cya Nowa yaguye iminsi 40. Urugero abatasi bagiye gutata batata igihugu cya Kanani iminsi 40. Ibyaha byabo ko batatanze report nziza na Israeli ayemera, ituma Israeli igira imyaka 40 ya test yo bamugane ngo buri mwaka bawishyura buri munsi wo gutata bawishyura umwaka umwe. They spend 40. Yesu agiye kwakira, this is very important, agiye gufata destiny ye cyangwa amavuta ye cyangwa umuhamagaro we cyangwa icyo yaremewe, yagiye gusenga mu butayu amara iminsi 3, amara 4, amara 5, 20, 21, amara 40. Agimaze 40 atahana n'icyo yavukiye, atahana n'icyo yahamagariwe, atahana n'icyo yaremewe, atahana niko nakwita destiny ye cyangwa se umuhamagaro we. Ariko siwe gusa, mbere ye cyane Musa yazamutse ku musozi amara iminsi 40 n'amajoro 40, amanukana n'iki? Amanukana na destiny ye, amanukana n'icyo yahamagariwe, amanukana n'ibisate by'amategeko aricyo cyamurangaga. So mu yandi magambo 40 means God's appointment to get your destiny direction. Ni rendezvous ujya gushaka mu Imana, ukamanuka uzi neza icyo wavukiye, icyo wahamagariwe cyakora. So the highest decision should be taken after 40. Nguko Musa yagiye kuzamuka ku musozi ashaka Imana mu minsi 40 n'amajoro 40, amanuka afite amategeko. Muzi ko Musa mu kimuranga cyangwa se mu cyo yitiriwe na amategeko. Ibisate ntabwo abibonye nyuma y'iminsi 5, ntiyabibonye nyuma y'iminsi 10, yabibonye amaze iminsi 40 n'amajoro 40 ku musozi. Yesu nawe yari ataratangaza icyo yahamagariwe, yari ataravuga exactly who he was and was called for. Ariko amaze iminsi 40 mu butayu, amaze kugeragezwa no kunesha umwanzi, amaze gutabarwa n'abamarayika, amanuka after 40. Nanjye aravuga ngo aramanuka asubira mu buzima busanzwe. After 40 aravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri njyewe. He was announcing his calling. Avuga nka president umaze gutorwa utanga icyo bita discourse program, like I was elected, now this is what I'm gonna do. Aravuga umwuka w'Uwiteka ari kuri njyewe, yansigiye kugira ngo mbwire inkuru nziza
abagwa neza bameze nabi, mbohora imbohe, mbwire impumyi ko zibonye, mvane. Mbese urabona ko Yesu yagiye gufata iminsi 40 avanayo confirmation, light, revelation, direction ku bya destiny ye. Ndahamya gutya mpanura ko iyi minsi 40 izaguhesha direction, izaguhesha revelation, izaguhesha what you seek for. Kuko hari igihe mu buzima usanga umuntu just turna wrong, akazi ntuzi icyo uzakora, umugore uzahura ntuzi wari we, umugabo uzafata ntuzi wari we. Ibintu biri major decision mu buzima ntabwo bifata gutya gusa. I do believe iyi rendezvous niyo kuguhesha mucyo waremewe, mucyo wahamagariwe, mucyo uricyo rwose. Niyo mpamvu ushaka kuyikorana avec the maximum serious you can. Nimba hari iminsi wabaye seriye n'Imana, baseriye muri iyi minsi ndakurahiriye, iyo mu ijuru itabeshya no kukwereka izakwereka no gutabara. This is very very important. Nabahaye ingero, umwana avuka maze ibyumweru 40 ni test, 40 imyaka 40 yateguye Abisirayeli kwinjira muri Kanani, ariyo navuga destiny yabo cyangwa se destination yabo. Nabahaye urugero rwa Musa, mbabwira Yesu, navuga n'ibindi byinshi kuri 40, byinshi cyane, byinshi. Dawidi yategetse imyaka 40, Sauli 40. So this is not just coincidence. Ndashaka ko iyi minsi 40 cyane ko muri Evangelical Restoration Church iyi ni rendezvous y'iminsi 40 ya 21. nayo nindi mibare nayo itoroshye ni 3 inshuro ndwi. Nayo nindi rendezvous uvuga uti man, I don't want to miss this. Bakundwa, ibyo mubona mu buzima bwanjye byose, some issues zakemutse mu minsi 40. Uriya mugore wanjye mureba mbere ya 2000, mbere y'ibihumbi 2000, yari ari mu kirere gutya, yabaga Kimisagara, atari na diakoni, destination zero, atiyemera, atiyakira, ameze gutyo. Umunsi yagiye muri 40 ku kinyana bwa mbere muri 2000, I couldn't recall, n'ubu sinzi wo narongoye nimba ari wo mfite ubugubu, kuko ari ibintu avuyeyo nibwo hatangiye guhinduka ibintu definitely ubuzima bwe. N'uyu munsi arabashumba. But this happened after an appointment special n'Imana ya 40 days. Hari ibintu bidapfa kuva mu nzira gutyo gusa kuko wabyifuje. Hagomba kuba ikintu cya rendezvous special kivuga ngo iki cyo ngigiyemo sinzavuga ko nazamutse. Aya magambo ndi kuvuga arafasha. So hari ibintu bikuzungurukana gutyo kabaga ariko izi ibintu ko bizungurukanye. Hari ibintu ubuzima bwanjye nabagamo mfite ubwoba bwinshi cyane mu buzima. I was fearful. Rimwe mfata iminsi 40 yarije kumbinana, ariko yo yarije kumbitana neza. Yari iminsi 40 y'amazi gusa. Ndibuka mu nganda z'amazi za mbere zo mu Rwanda zari zitangiye yari yahuye, kuko iryo jina Huye ryasiga mutwe wanjye, Huye Butari tarabahuye. Hanyuma ndibuka ko makarto yari mu cyumba cyanjye ntanashoboye kunywa, yari yanditse Huye. Iryo jina ryaransigaye kuko ryarije kumpitana. So iyo mwaka njya muri minsi 40, iyo ngiye nayikoreye wanjye mu rugo, ntabwo nagiye hanze. It was home. Ntabwo nzibagirwa. Of course nari nzi ko amazi yoroshye, uzi ko amazi akurushura igifu kuruta no kutarya. Amazi atera inzara kuruta kutarya. Amazi yarakurura cyane. None rero ndatangira minsi ya mbere mfata utuzi dukeya gutyo, umunsi wa kabiri utuzi, wa gatatu ntangira ku mugoroba, ubundi nkajya ku manywa wapi utuzi tubutuzi. Umunsi wa gatatu ararura pe akarura, kandi sinayatekaga, ntabwo yarashyushye, yari amazi nyine gutya from agacupa kandi gutyo. Ariko hagati nari mfite umujinya mwinshi cyane. Umujinya wa mbere wari iki? Numvaga ntaho ngana, numvaga ntacyo nzabacyo, numvaga nanone sindi politicien, nanone sindi ingenieur, nanone sindi umucuruzi wenda nguvuga amavuta ya Cyangugu ndayateza imbere. Nanone sindi numvaga arandugero kumva akajagari mu bwonko na direction karakurambiye. Numvaga icyo nkora ndayobora Kimisagara
ni representant legal, ni ukuvuga ikintu legal se ni ikintu, ni umuntu legal se harya minijiste niyingize. So mwumva who I am, minijiste niyigize icyo ndicyo. I can't be led by minijiste. Minijiste iremeza icyo ndicyo ariko ntabwo ari ngira icyo ndicyo. Maze numva umujinya mutagatifu. Ndabemera ko ndibuka ibintu nasenge icyo gihe, n'ubu ndacyafite kaye ya 2001. Nandikamo gutya. Number 1, ndambiwe gutungwa n'abantu, ndashaka kugareka ikiganza cyawe kintungisha. Wazana ibyiyoni, ariko I am tired to feel like I'm living because somebody feel good. Ibi bintu ndi kuvuga, ndashaka kubaho atari uko kanaka yashimye agatanga, nadatanga mbeho kuko uracyafite ibyiyoni. Number 2, mba restoration church ni nyobore nkuko mbaye vision cyangwa se mvanamo. Ndarambiye kuba ntazi icyo ndicyo, duhangana mu manama buri munsi ntacyo. Twajya gufata indego y'umwaka tukagera iminsi 5 tujya impaka, teme y'umwaka izabiyi. Mbese akajagari k'ubwoba, sindi umuyobozi, ndatinya, ndi muri demokrasi, ntacyo mvuga kandi hari icyo nabwiwe, ndi gutyo. Ndeye ubwoba na Rukibigango, ndeye ubwoba na Mukwiza, ndeye ubwoba mpamutse. Imana ndayibwira Mana, eza mvanamo nge munsi y'igiti ntangirira 0, cyangwa se nk'ubuyobozi nyobore mu kimwe. Si hari ibintu bigomba kuhinduka warakaye. Sense ndashaka ko murakara kidogo. Member Rushimana yaje kunsura rimwe arambaza n'umutima mwiza cyane, ambaza ariko itorero vision iyi ese ninde vision gutyo nyine, kandi iyo sincere ko tutumva neza ko ibutare dusenga uburyo bumwe, hamgasenga ubundi, abagasenga ubundi, kandi iyo sincere nundi akambaza ese ubundi turi iki, turajyahe, ese vision iyihe, visionnaire nuhe, ese kandi barambaye manda y'imyaka 4 2005 nkavaho. Aya na makuru mbabwira, aya murabizi ko masanga ntazi kubya, ntasinziro kubeshya, bijya birangora kuko nta uwo nkorera ntiyanyemera ko mbeshya. Iyo mbisi 40 mbwira Imana number 2, here I am. Maze icya nari nakoze formulaire gutya 15 zo kujya kwiga ahantu bita Withon. Withon ni ahantu muri Illinois yo muri Amerika, ahantu Billy Graham Center, ni vaste ivuga butumwa ya theology, n'abana n'amapicha yuko bana bazajya bakina muri jardin. Nari nujuje formulaire, maze kubona recommendation ya nyakwigendera Karangwa, pastor wa Nkurunziza, yambaye reference, maze kubona recommendation y'uwitwa Colini Archbishop n'abandi bamaze kusinyira, n'umugabo witwa David. Turi gutegura na madame guhunga igihugu kuko ibi bintu ntabwo bimeze neza. Bandi nabwira amazasu, urabeshya ugiye kwiga kandi ugiye mu buhunzi, ni kinyoma. Achana nile madosiye wowe. Imana yarandikuye. Ariko from that very ndibuka iminsi 5 ya nyuma sinashobora kwandika kuko I was so weak. Madame ankarabya. True story. Ariko kavuga Mana, nimba ari ugupfa ndafira kuko nanone ndarapfuye. Kubaho nta ntego n'ugupfa. When you live without any clear vision, you are dead. Nubwo wabuzunguruka kuko kubaho so kurya no kuryana, kubaho so kurya, kubaho so no kwambara, kubaho nukumenya icyo waremewe ukakibamo ukumva ndafira iki, kutagira icyo ufira biragapfa, ubara napfuye udafite sense. Uyu munsi ndababwira nk'umugabo, nubwo uyu munsi napfa, nubwo ndazapfa vuba n'icyo kibazo, ariko at least ubuzima bwanyu bufite sense. Hari umuntu runaka cyangwa abantu runaka rwavanya ahantu rukabageza ahandi kubw'Imana. Hari impamvu ndiho kandi ndi nyirimo, ariko ndibyaje gutyo. Cyo gihe muri 2000 bari batangaje ngo poste yanjye y'ubuyobozi bwa Restoration Church iri vacant, iri vide hose, washaka wese yayijyamo, maze iri vacant. Bashyizeho komisiyo y'amatora wagira ngo ni sine.
cy'amatora yo kundora no kutantora ba proposal icyo gihe nari mbabaye. Hanyuma Imana ifunga inzira Amerika neza iranantuka irambwira ngo Masasu urimbwa gusa nti irambaza mwi murimo wose naguhamagariye nta makosa wakoze atuma ugeze ahangaha uyemere maze ngukize. Ndavuga ya ikosa rya mbere wambwiye ngo nkuru itoro ry'umuryango nkura association, wambwiye ko ngenda nk'umubyeyi nge mba partner. So nishi ibintu tugitangira nimba ubyemeye icya kabiri watinya abantu ho kuntinya ngewe maze ambwira rero aransobanura uburyo ubwo bw'abantu arambwira Masasu gutinya abantu nukunsuzugura nukuntuka kuko utinye ubu munsumbishije numva birakomeye. Arambwira gusenga ibigirwamana so kunamira Mariya n'igishusho ni no gusumbisha umuntu cyangwa ikintu kamunsumbisha ngewe. So usenga ibigirwamana rero tinyuka abantu pfumuwa eda uve mujye munsi y'igiti utangire ya zero cyangwa se wicare ariko ndukayobora ikitayoboye. Iminsi 40 iyi 40 ndahanura ntabwo uzavamo gutyo ko waje. Kandi reka nkubwire n'ikindi ntugasibe n'umunsi umwe uyuzuze yombi ko yose kwibarwa kuko tutangiye kubara uyu munsi ubundi umunsi wa mbere n'uyu ejo hari gukingura na sande ku cyumweru tariki 10 tuzaba twariye cyangwa tuzarya dejene ntabwo tubara. Iminsi ibaze ni tariki uyu munsi 30 ni 40 yuzuye neza izarangira tariki 9 z'ukwezi kwa 10 kwa gatandatu ni mugoroba uvuge uti Mana nshoboza singasibe na rimwe singarwarira rimwe ntibishoboka kandi nzavaneyo destiny yanjye orientation gose uzabutomo ikintu. Ibyo nababwira n'ibindi byinshi gose 40 ni 40 nyine 40 ni rendezvous n'Imana special appointment 40 ni ukurangiza ibiteguro ujya muri Kanani si byose harushaka kujya Kanani ahangaha watinze cyane ubutayu watinze cyane nyuma y'aho musozi ushaka Kanani 40 barangiza imyaka 40 ntugatinde nk'Abisirayeli bagomba kumara imyaka 400 kubera uburangare bamara 430 y'inyongezo. Ubu ni iragira ntabwo yari hari igihe umurati no makona bagomba gukora imyaka 400 bakora 430 y'inyongezo y'uburangare. Daniel amaze kubona ibyanditswe bivuga ngo bazamara imyaka 70 amaze kuyibona aravuga enough is enough ngewe ntabwo zamara. Ajya gushaka Imana yibutsa Imana ko imyaka yageze yiriza ubusa yibutsa Imana wavuze ko 70 years uzabare kuyobwoko b'Isirayeli ashaka Imana baragaruka. Nanjye ndashaka gushaka Imana ibyo yakuvuzeho igihe ni iki bisohore kandi umurongo ubeho. Imana ibaho duhere umugisha. Katujye mu byanditswe ICT abare 19 ujye uhagurukira umeze imvi wubahe umusaza. Hari abasaza badafite imvi n'abasore bazifite nyinshi nka Pastor Eugene. Ujye uhagurukira umeze imvi wubahe umusaza utinye Imana. Bibiliya ifite amagambo meza cyane iri specific ifite right word mwene magambo Kaisari mu bihibya ibya Kaisari mu bahinde babe Kaisari ibyo witeka babiuteka. So mwene magambo everybody deserves some specific treatment. Nimugera ku musaza mumuvire ku ntebe, nimugera ku muntu ufite imvi mumuramutse mumwubashye, ariko nimugera ku Mana nko guhaguruka gusa nko kuba gusa mumuhe akandi karusho. Ikintu cy'akarusho ni ikintu rwose reka mbereke. Bibiliya yemera ko umugore yahimbazwa n'umugabo we
Bibiliya yemera ko we can praise our wives. Actually Bibiliya ivuga ngo umugore w'imico myiza ashimwa n'umugabo we n'abana be. Umugabo yamushima avuga ngo mu bagore bose bakobwa bose bariho wowe urabarusha. So guhimbaza gushima n'ugusumbisha umuntu ukamusumbisha abagenzi be. That's why praising can be given to a wife. You can praise a man, but when it comes to worship you can't. Urumva ko praise barayisangiye. Wahimbaza Imana wahimbaza n'umuntu. Washima Imana washima n'umuntu. Wavuga umugore neza ukavuga ngo abagore bose bakwise olekibango. Ukavuga abanyabwenge bose olekibango. Ariko ndi wavuga ngo ndakunamiye madame ubu mwishishije hakiri kare. Nicyo abantu batazi bamwe banazize. Hari abana benshi nanjye kubivuga ndabivuga ariko hari abana benshi bapfuye imburagihe kubera babaye ikigirwamana cy'ababyeyi babo. Noneho kubunamira bituma Imana ibavana mu nzira vuba. Hari abana babaye utumani wabo. Noneho nyina akamufata junior wanjye mu gitondo, junior wanjye saa sita, junior runamye, junior yagira yaribwa mu nda mugafata pamperse, junior yagira noze mugashyira gutya mugafata. Mbese yabaye akantu maze zicyaje kuba kugira ngo Imana yitwe Mungu peke yayo imuvana mu nzira. Kandi yamuvana mu nzira ukaba normal ugatungana neza ukamenya ubwonko bugasubira ku gihe. Napfushije umugore w'inshuti yanjye ntabwo nzibagirwa. Nagiye kumusengera ku mugoroba gutya muri corridor muri clinique bita clinique universitaire yabaga Kinshasa hano yitwaga Blandine. Umugabo witwaga Henry. Arakurikira ajya kurikira nawe YouTube sometime ariko iryo banga ntarimenye. Hanyuma rero yakundaga umugore we cyane bakundana la bakundana cyane. Noneho ararwara ariko bitunguranye gutyo arwaye. Tujya kumusengera baratujyana ngiyeyo tujya muri corridor. Hari yakonje mu kwezi kwa 8 hari iki cyaho harakonje. Kagera muri corridor gutya senga n'ubu ni inshuti yanjye rwose nge Dallas turabonana. Ndi gusenga Imana irambwira uze n'ibinene Blandine namufata kuko ni ikigirwamana ku bwa Henry. Nimara kumufata hari azatungana azabundi muntu. Ndavuga what? Uzamfatira umugore kubwo kumutunganya? Arambwira nta kundi nabigenza ndamufata. Ndavuga apana ntumufate wowe ubwine Henry ahindu nimba hari icyo akosokaho. Ndensista numva ntacyo nyumva. Ndavuga ibi ni ibitekerezo byanjye twacacana ibintu. Ndasenga Mana dukirize Blandine bwakeye saa 10 yapfuye kandi twareveye. Ariko koko nyuma yaho Henry became another person. Ari mu gushaka Imana, ari mu kuvuga Imana, ari mu kubaho, ari mu gukiranuka abandi. Hari abantu benshi babyiga Imana mu buzima bwawe waruke kubashyira ku place bakwiriye kugira ngo utabateranya n'Imana. Abantu benshi bazi ko abavuga dadi n'abanshima n'abamvuga henshi ngo bazi ko byantera umutwe. Ntabwo nahangana n'Imana ku cyubahiro cyayo. Nanjye ndi umunyabwenge ndashaka kurama. Abana hanga bishyizemo yasanze abandi bamvuga neza aravuga ngo no mujye mureka gutyo kuvuga dadi cyane ariko mu byukuri nuko abanyabwibone n'amabandi atanyubaha. Kubaha no kuramya biratandukanye. So don't use that to despise me. I'm honorable but I can't be adorable. Ujye uhagurukira umeze imvi. Nuhura n'umusaza umwubahe. Ariko nuhura n'Uwiteka ugira kandi karusho kitwa iki? Tinya. Iryo jambo tinya ntukarihe undi muntu usibye uhoraho. Ntugatinye nyoko uzamwubahe. Ntugatinye umutegetsi wawe uzamuha icyubahiro cyo kuri cyashaka. Ariko nugera ku Mana
iryo jambo rizamure kuko bazamura kado special babikiye. Njya bivuga msetsa abantu ariko mu byukuri niyo mvugo yanjye. Ndavuga ngo mwese angamba somye nabatsimba mu misaya. Ibyo ndabivuze. Mwese mbasomye nabasomagura hano ngo pa 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 kuko bitinshi. Ariko hari umuntu umwe gusa nasoma ku kanwa ke. Numwe gusa urumva ko naye nindi kuzamura fiya y'Imana. Ndavuze ngo hari ibintu by'umwihariko babikira bihariko. Hari ibintu bya rusange baha rusange. Hari ibintu buri muntu agenewe mu buhe ibyo agenewe. Nimba ari umuyobozi mwubahe. Narabivuze ahangaha. His Excellency aje hano tugomba twese guhaguruka. Wabyemera wabigipinga wabagute uhaguruke kuko ni Bibiliya. Nunicara nzakwikubitira nyine. Atari uko ari igitangaza umwanya urabisaba. Atari uko atari umuntu but his personality birabigusaba. Bibiliya bigusaba rwose anga aje ngasigana cyaranga n'ubuswa no kutubaha Imana. So aje bakatubwira ngo araje, I have to stand up. Umuyobozi wanjye araje. This is just normal and biblical. Kinjira ahangaha akavuga mwicare nanjye nkicara. Ariko ntabwo nagira gutya yaje gutya sinabigira. Nuko banjyana hehe sinabigira rwose. Nuko wanshobeka mu mashanyarazi sinabigira. Kereka intumbi yanjye nabwo se ababigize bayigirishije. Ariko urumva ko ibintu bifite levels. This is respectful. So we have to give everybody his what he deserves. Yeah. Umugore umukobwa muri cyace umukundi. Nibigera kuri Imana ntuyikunde gusa uyitinye. Icyo nicyo yisangije. Kwisanga muri byo bijya kwisangiza. Ikintu wisangije ni ikintu kiri unique, kiri yihariye. You can share with it. Next. None wa bwoko bwa Bisirayeli we Uwiteka Imana yawe igushakaho iki? So ririya jambo murabizi si kujya gute? So kutinya Uwiteka Imana yawe ukagenda mu nzira ikuyoboye zose ukayikunda ugakoreshereza Uwiteka Imana yawe umutima wose ubugingo bwawe bwose. I like that. Reka mbereke ibice bine. Icyambere cyo kwisonga niki baho Uwiteka kutinya. Hakurikirwa n'ikindi kumvira. Hakurikirwa ikindi gukunda. Icyakane kwikorera n'umutima cyose. Urumva ko ikiri kwisonga ntabwo ari gukunda, sino gukorera, sino kumvira. Ikiri kwisonga niki? Mvuga numva? Ya muyandi magambo muri levels ya approach. Number 1 Uwiteka icyo bagusaba number 1 tinya. Icya kabiri umvira. Icya gatatu kunda. Icya kane then korera. Urumva ko muyandi magambo tugomba agaciro ko gutinya how it's higher kuruta ibindi. Next. Nimuvuge ngo baratugambaniye nguko ubu bwoko buzavuga kuri ibyo byose buti baratugambaniye. Nimukagira ubwoba nk'iki. Numva iryo jambo. Nimukagira ubwoba. Nimukagira ubwoba nk'ubwabo. Nimukagira ubwoba nk'ubwabo. Kandi numve mubivu kandi thank you. Ahubwo Uwiteka inde Nyiringabo mube ari we mushimisha kwera kwe. Kandi uwo vuga ngo uwo vuga burya ngo uwo aba ari we
muzajya rya jambo ryacu mutinya ndetse mukamutinya. Muri Bibiliya yose y'Ikinyarwanda ni ahangaha n'ahandi habiri gusa bavuga gutinya, ahandi hose basemura kubaha. Ariko ahangaha bashatse gushimangira banahavuga neza, bavuga ngo mwubahe kwa gutinya kwabo, banongera none baratobora noneho munahamuke bibaye na ngombwa. Urumva Esaya ari kuvuga ngo niba babwira ngo biracitse Rwanda rurashize, abantu barapfuye dararara, ntugahamuke nka bene wanyu. Niba kabye inkuru nawe ntugatakaza umutwe. Niba vuga ngo baratugambaniye babuze uko babigenza, nawe ntugase nabo. Don't panic as they panic. Ahubwo umva inama, uwo mukwiriye gutinya, ukwiriye ko bamutinya n'Uwiteka nyiri ingabo. Ndasaba ko muri 40 days gutinya kutaba amagambo gusa, gutinya Imana bibe ibintu bihinduka real. Kuko ushobora gutinya Imana mu magambo gusa, bibe na nature yawe. You fear the Lord. Urabona umunsi umwe Imana irambwira picha insekeje, irambwira iyo umuntu atwaye imodoka i Buraya akabrila feruje, ntabwo yemera bataramwereka ifoto y'uburyo yabiciyeho. Iyo umuhungu yagiye kabaka umukobwa ageze akabako gutya yatazi ko hari CCTV. Urabona muri minsi bisaba bigwiriye y'amatelefone hano, buriya nuko batarabona image nimwe n'ishusho nimwe. Umunsi babonye ishusho imwe umuntu afite akabako gutya muri nani, bizatuma ibisamo bigara. Buriya gutinya Imana kuvuga ngo Mana, ijisho ryawe na CCTV yawe iri hose. So I don't have to fear your name because somebody's looking at me. Ngomba kumva natinya Imana nta undeba. Ngagira gutinya Imana kudakeneye amaso y'abantu. Ngatreta abantu mu buryo Imana ishaka, ndatinya ko kanaka azangirana. Mbese kurenga amaso ugatinya Imana. Next. Ninde udakwiriye rya jambo ryacu? Ninde udakwiriye kugutinya mwami w'amahanga we? Ko bigukwiriye, kuko mu banyabwenge bo mu mahanga yose no mu bwami bwabo bwose nta uhwanye nawe. Thank you. Ariko bose uko bangana bameze nk'inka. Aha ntabwo ari mu Rwanda cyangwa mu Buhindi, aha n'ahandi inka bayigira nk'igicucu, ariko bose uko bangana bameze nk'inka kandi ni abapfapfa. Ibyigisho by'ibigirwamana ni ibiti gusa, just wood. Hari ibibati by'ifeza byavanywe i Tarushishi n'izahabu ivuye Ufasi, byakozwe n'umunyamwuga n'iminwe y'umucuzi w'izahabu. Umukara wa kabayonga n'umuhengeri nibyo myambaro yabyo. Byose bikorwa n'iki? N'abahanga. Ariko Uwiteka niwe Mana nyamana. Bivuge gatatu di. Ongera kandi vraiment. Uzamuye ikiganza cy'iburyo. Bivuge neza nanjye njumve. Uri Mana Mana, uri Mana Mana, uri Mana Mana, uri Mana nyamana, uri Mana nyamana we, uri Mana nyamana we, uri Mana Mana we, uri Mana Mana we, uri Mana Mana, uri Mana nyamana. Impamvu ari Imana ni iki? Cyambere nta giti bamuremyemo.
icya kabiri nta feza na zahabu bagiye kumucuramo. icya gatatu ntabwo ari igikoresho cy'umuhanga, nta muhanga wamubumbye, niwe mubumbyi. muzi ko sinabivuze ahangaha, sinabivuze baza ariko imisagara cyangwa se ahandi. Njye ntabwo nakwita umuririmbyi n'umuramyi nka tuvuge sende nka tuvuge wa hafi bacu tuyi wenda n'abandi baramyi Bashimana, Israel Mbonyi. Ntabwo namwita umuramyi cyangwa ntabwo namwita umuhanzi. Kumwita umuhanzi, ijambo guhanga byitwa kurema. Umuhanzi n'umwe cyangwa umuremyi n'umwe. Wenda wamwita umwanditsi w'indirimbo cyangwa se umuririmbyi cyangwa se umuramyi, ariko umuhanzi, guhanga bivukana no kurema. Muhanga ni rurema. Kubera icyo kuvuga iki nuko gusa fabrication, ubu twesanga tugira icyo twakora ku kintu ukagitunganya buryo, ariko ntabwo tukirema, turagikora. Ariko urema numwe, niyo mpamvu yitwa umuremyi. Uhanga numwe. Guhanga ni it's make something coming from nothing. Mbese kuvana ikintu mu busa kikabaho. Kuko yavuze ngo habeho amazi akabaho, ubwo araremye. Ariko waca amazi amaparcelle ya Dubai ukambuka bo etage, uko ntabwo uba waremye, uba wubatse. Imana irihagije ubwayo. Number 1, nta giti ivamo, nta zahabu ivamo, nta feza ivamo, ahubwo ni irema feza. Hello? Ni Imana nyamana, ni Imana ihoraho, biranza bitindaho wenda ejo. Ni umwami w'ibihe byose, isi itigiswa n'uburakari bwayo. Urabizi kariya nagasetse. Rimwe hari umuhungu wari utumereye nabi kuri Goma mucaca, ariko ubu ngubu yabaye umwana mwiza cyane. Ni amateka ya kera. Ubu yabaye umwana mwiza burema. Yitwaga kera icyo gihe mvuye kure Faustin, aramuzi umwana wa Birere. Atumereye nabi cyane, atukoroze, atumereye nabi cyane. Hanyuma rimwe akajya atuka pasiteri we, atuka Bishop David uriya watashye, amutuka mu ruhame gutya. Narabahaye ijambo ngo buri muntu avuge ikibazo. Yari nka Assembly General gutyo, buri muntu avuge, maze baravuga kweri. Baravuga. Hanyuma rero aravuga aranduka, tuka David aravuga ngo mwese ikibazo cyabananiye ibintu yari ni umwana uzi kuvuga kweri. Ariko ubu ngubu yabaye umwana mwiza. Nimumubona nimukamugikwiye, yabaye mwiza vuba, nimukamuvanyiriye. Ibyo ni amateka, nonye ni amateka. Ubu ni umwana mwiza ko mutabyemera se. Niba Imana ubu ni umwana mwiza vuba. Aradutuka twese, atutuvanga, aravuga ati apote nawe ikibazo cyaramunaniye. Adere aravuga. Hanyuma aravuga ngo kwanza apotre agitangira hanga yari afite credit, ubu yatakaje credit. Tuza noneho ndataha, ndashye afata amafaranga y'urubyiruko arayakanaya, afata ku nguvu. Amafaranga nimba ari $100 angahe magana angahe, arafata ku nguvu, ntabwo yatanga. Noneho Bishop David aje kundeba arambwira ati dadi, numvishe ko hari ikibazo gihari gutyo. None se kurya abandi ryacu ryafashe amafaranga mumureke yajyane nta kibazo. David araseka aravuga ati rega nanjye ndi umwana wa Birere. Mwene magambo avuka nanjye niho mvu. Mwene magambo nimba ari ibandi nanjye ndiryo. Neza bagiye kurwana. Abwira ijambo ngo kandi buriya yikangata kuriya ntawe yari yica. Mbese ari amanyama yose akora buriya nta muntu n'umwe yari yica. Mwene magambo yiba hari uwo yari yica nibura umwe ngo uvuge ko yishe umuntu, ntawe yari yica n'umwe. Mwene magambo abo se bagiye gukikintu ati buriya namaka nge ntuma gusa ndamuvanamo. Ati buriya ntugaterwa ubwoba n'umuntu utaragira uwo yica.
mbese amafermise marambwira uteye ubwoba ntuwashobora kwica nawe utashobora kwica wenda ntabwo ateye ubwoba umuntu atarica umuntu n'umwe nibura ibyo narabisiga ngo aravuga ngo ntawe yatigisa kuko ntawe arica isi tigiswa n'uburakari bwayo hari abantu barakara uburakari bukarangira umurizo wabo wa mugani nk'imbwa ariko iteka arakaye muzabaze Herikane mubaze Katarina muzarebe uburyo amazi amaze abantu muri Amerika n'ahandi just he raise up kamwe gusa ukabona Amerika hose n'imbaraga zose n'amato niki 1 second bakatangaza muve mu mujyi abantu bagata igihugu kandi ubwo nakayaga kamwe gusa ntiyaraza n'icumi. So see how God can raise and crush. Wowe urakaye uburakari bwawe bugarukira ku muboyi wawe nanone niba ubufite nimba uri umuboyi wawe nyine nawe bugarukira kuri wowe. Nimba urakaye wenda urakaye se uzakora iki? Urarakara ukizunguza gutya ugakubita amasahani na televiziyo nawe ugakiye ariko yo irakaye irakaye iyo irakaye ihindisha isi umushyitsi ukumva mubuza aho mwajya irakaye yarakaye rimwe gutya ifungura ubutaka abantu magana ngo cyuko bas imbwa zirazimira abantu basinze abantu bajye bigira ukuntu bajye bibagiza ukuntu isi itigiswa kutavuga njya mvuga Corine mukobwa mwe bana bacanga nyarikira aravuga ngo papa uyu miyaga ko baravuga ko igenda igana ari Antigua ni ikirwa kimwe cyo muri Amerika Latine ariko ni cy'abanyamerika actually none aravuga ni mucyo cyangwa se ni mucyo kuko abantu ndabubwira sigaraho ntacyo uzaba. She stayed. Umuyaga ukubita ibumoso kubita iburyo ngo wasubiye inyuma da. Listen, iyi Mana dukorera irekuye uburakari bwayo wowe nanye nditwabaho uburakari bwawe ujye ubuzamura bugarukire ku mbwa yawe ujye ubuzamura bugarukire ku bushoboye ariko hari udashoboye hari ibyo utahindura. Even the highest powerful president in the world Trump uyu munsi ntabwo ashoboye guhagarika umuyaga wazaga Florida. He can't. Imana tuvuga muitandukanye n'abantu ntabwo ari nyokuru umesi so wanyu Imana nyamana. Hallelujah. Wamba muzayivugeho gusa wenda iki cyumweru cyose hanyuma dusenge dutahe irakwiriye kandi amahanga ntabasha kwihanganira umujinya wayo hayo China power kubona abarabu bapamba abarabu bari afermisma y'ubwicanyi bakarasa Pentagon the highest headquarter kurasa Pentagon bisobanura ngo warasha Amerika Bush akazerera mu ndege ataza wari buruta abona abantu gusa biyemeje urumogi naho Uwiteka Umuremyi yavuze ngo muzatinye Imana so ngewe rero njya mbwira abantu kugira ngo nzatinyuke abantu nabanje gutinya Imana bintinyura abantu kuko abantu baratambuka none arakubwira we umupapa ukomeye akubita kaninshi akagira gutya akubitanye n'imigeri akasinika ejo ugasanga aracumbagira gutya afashe ku wa mwana afashe ku wa mwana ukibasa hagati cya kigangi cyejo bundi cya gisimba uzuko mwana wese azikosa ari jeya kugeza umunsi se acumbagiye tufite Imana idasaza tufite Imana ikomeye niyo mpamvu abayirimo nibo basigara bakomeye despite time and abana bose iyo bakuze basanga nyina yabaye mugufi hoya ntiyabaye mugufi nk'ubu
nyoko yabonaga se akabona se cyangwa mama yabonaga mama ari jeya ubu ngubu asigare base nyina gutya. So niko biba, ntabwo ari mugufi gusa, perspective yawe icyo gihe n'iminsi n'ibihe byariye nyoko. Ariko bagenzi, okay, biriya nzabivuga, nzamurasha zamura nushaka ugende kuri ya Matayo, kandi ntimuzatinye abagira bate nsinga, ntibakazatinye Faustin kuko we nta n'umubiri arike. Kandi ntimuzatinye abica umubiri badashobora kwica ubugingo. Nukuvuga ngo nukomeye agiye gukomera kwe agarukira ku mubiri, ariko hari urenze umubiri, hari ujya beyond the body, hari ufite more power to kill in and out. Kandi ntimuzatinye abica umubiri badashobora kwica ubugingo. Yakwikiza inzara agafunga rasiyo, ariko ntabwo yagutera agahinda mu mutima wakomera kuririmba kandi ushonje. Hari aho batagera. Umugabo yajyaga asuzugura umugore we akamukingirana mu cyumba, akamubwira we besiri akafata agafunga pa agafunga ifuko pya pya, ntuvanga kereka ngarutse. Umugore akarira, aza kumundegera arambwira ati umugabo wanjye amfata nk'akana gato arankingirana nka bebe, ati nkababara nkarira. Ndabaza urakijwe? Ati ufite igitabo cy'indirimbo mu cyumba? Ati na Bibiliya. Ubutaha nafunga wibagirwe ko yagufungirane, uvuge ngo ndi muri retraite ahantu mu cyumba, hanyuma utangire kuririmba usome na Bibiliya, wige Bibiliya, hanyuma ibindi bizikora. Sawa, amaze iminsi umugabo wewe mu cyumba ngo pra, maze arafunga ngo kra. Akira aho ngaho ataragenda umugabo yumva mana kuko wafasha basokuru. Akajya mwasetse ndagera akwiriye, sindagera aho ngomba kuvuga. Umugabo ajya ku muryango kubita imigere ku muryango, ceceka, sibyo navuze. Amushyiramo ntacyo yavuze, akubita umuryango ashaka umugore indani, aceceka, kuko yamenye ko umugore yanze ko ubugingo bwe bukorwaho n'icyo gikorwa. Mu yandi magambo, you have capacity to close me in but you can't control my heart. Ibintu murabyumva? Noneho bimutera umujinya, afungura umuryango n'ifunguzo, toka soka. Kuva umunsi yongeye kumukingirana. Sorry. Kuva umunsi mujye mutinya Imana, kuko umuntu yakwima amafaranga, yakwima ibiryo, wenda yakubita n'umubiri basi, ariko ntabwo yagutera agahinda ku ngufu. Watera indirimbo nka Paul na Silas uri muri prison. You can make that. Mujye mutinya uriya mugabo wo mu ijuru wa mugani, kuko ashobora kwica apana gusa umubiri, ubugingo. Ahubwo mutinya ushobora kurimbura ubugingo n'iki n'ubiri muri Gehinomu, sina hamwe gusa mirere. Arongera, mbese ibishwi bibiri ntibabigura ikuta n'amafaranga yo muri Kongo kera, ariko amakuta n'amazayiri sinzi niba ari ahandi bagira amakuta, ariko nabonye ari bibiri. Ikuta ni ifeza nyine. Mbese ibishwi bibiri ntibabigura ikuta rimwe, ubwo ni nka coin, ariko nta na kimwe kigwa hasi ngo gipfe. So kutavuga neza, so kiriya kintu cyahindura amateka yawe, cyaguha guarantee and assurance to not fear. Nta mpyiko yawe yabora atabizi, nta mutsi wawe waturika atabizi, nta serire yawe nimwe yajya away atabizi. Mu yandi magambo, ntagira ipfuye bamucamo, ndetse n'imisatsi yo ku mutwe wawe
irabazwa. Iyi kontabilite mwe murayumva? Abizi imibare ngaho mwarigenje n'imibare yanyu ngaho mwezi imibare. Imisatsi yo ku mutwe yanyu irabazwe, nuko ntimutinye kuko muruta ibishwi. Ibishwi n'ibishwi, si byose siko navuze? Zamura ntanje amagambo Abaroma. Nicyo gituma musora. Gusora nabyo nukubaha. Murasora kuko abatware ari abagaragu b'Imana bitangiye gukora uwo murimo. Rwanda Revenue Authority nayo ni church. Mwishyure bose, ari ngeze. Mwishyure bose ibiki bisubiremo gatatu. Bivugireho. Nzishyura byose bose. Bisubiremo. Rugwa nkuzaha buri muntu icyo agomba. Mugari w'Abarundi. Icyo agomba. Nzamuha icyo agomba. Icyo nyene. Mwishyure bose. Sinzi mu Gifaransa wenda cyangwa sinzi ko bavuga mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza. Ufite urundi rurimi hafi. Just give me idea bavuga aho ngaho. B ya hariya ya set B. Ako ka introduction. No, haruguru yaho. Voilà. Rendez à chacun ce qu'il muhe buri muntu nekimukwiriye tu. Na English. Okay, yeah. Pay to all, all owed to them. Simple. Yani magambo, madame nimba kwiriye gukundwa niko birivuga mukunde. Byo kumurangarana bivemo. Nabivuze masasu. Umukozi nimba kwiriye umushahara mukoreshe umushahara. Nimba ukwiye gutanga umusoro kuri leta, tanga umusoro. Nimba bikwiriye ko umuntu yagize neza ashimwa mushime. Nimba ukugawagawa mugaye. Buri muntu icyo akwiriye ukimuhe. Biracamo. Pay to all ntabwo tax gusa, all to everybody. Nimba ari umusaza muhagurukire, afite imvi muvire ku ndebe. All to them, taxes to whom taxes are owed. Revenue, yeah, tax. Revenue to whom, why? Respect to whom respect is owed. Abivuze abantu bose. Honor, ubwo n'umwami n'abategetsi. To whom honor is owed. Zamura. Oya, harakutafashe. Subiraho ndebe. Ndashaka kubona Imana na fiya. Na fiya igomba kubamo. Cyekari Imana isomye neza. Oh, no one anything except to love. No, haruguru yaho. Set it kwarutwari. Yes, set. Up, please. No, waje kuri adultery. Hariya honor ni fear. Abafite izi ndimi. Respect irahari ariko na iriya honor ni ugutinya. Nindi version. Render therefore to all their due. Tribute to whom tribute is due. Custom to whom. Fear to whom fear is due. Ninde kwiriye fear. Who fear? Who deserve fear? Genda handi Petero wa mbere. Mwubahe abantu bose. Nababwiye umurongo ahandi mu cyo bavuga ngo show respect to everybody. Mukunde bene that. Love your brother,
love your sister. Mwubahe apana hariya rya jambo ryacu mutinye Imana. None nimugera ku bami mubahe, muhesha agaciro abantu bose, mukunde bene data, mutinye Imana, mubahe abantu. Ibya point mbere ko dusenga, dusabwa guha cyangwa gukorera umuntu wese icyo akwiriye mu kibanza cye cyangwa mu gaciro kajyanye n'icyo ari cyo cyangwa yagizwe cyo. Nimba Imana izamuye umuntu ikamugira umuyobozi w'umurenge cyangwa umuyobozi w'akarere cyangwa akamugira nubwo yaba ari umuhungu wawe w'umuhererezi, niyinjira uhaguruke, ibyo arabikwiriye. Dusabwa guha cyangwa gukorera umuntu wese icyo akwiriye mu kibanza cye cyangwa mu gaciro kajyanye n'icyo ari cyo cyangwa yagizwe cyo, kuko Imana ishobora kuzamura umuntu mu ntera igasaba ko mumwubaha kubera icyo yamugize cyo. Hari umukobwa ahangaha twagiye impaka, ise yishumbuje agakobwa gatoya aruta imyaka, ariko yari yarapfakaye. Noneho rero we yanze kwita umukase nyina cyangwa se respect kubera amuruta imyaka, birumvikana. Ariko iyo Imana yamugize icyo ari cyo, yinjiranye mu cyumba cya so, ndugu yangu upende usipende ni nyoko. Sinzi nimwe byo mvuga mu byumva. So wamuruta, wamugaya, icyo yagize cyo yakizwe cyo nawe ntabifite mu ruhare. You have to ndugu yangu arambwira buryo katumvira, avuga karabe, stop it, uravuga ka vuga ngo kandi wongera ngo mama aravuga ngo ibyo ariko ndashimana nyuma y'igihe cyinshi cyane ndamubwira she can curse you, can't curse her. Mushyira mu mwuga, ndamubwira nubwo ari gatoya ku myaka ariko kuba yabaye umwe na so, buriya hari indi position afite ahawe, ntumuhe inkota yo kugutema kubera yitwa nyoko muri position yagizwe cyo. Wamwubaha utamwubaha ari nyoko. Number 1, yakuvuma ntiwamuvuma, yakuvuga w'ijambo via so ukaberwa nabi. So itonde biratinda ariko arabyumva. Ubu ngubu ni inshuti ye, amwita mama, ariko nyine mama mutoya. Umuntu wese tumuhe agaciro, muvandimwe tumukunde, umunyacyubahiro tumwubahe, Imana yo tuyitinye kuko niyo yonyine kwiye gutinywa. Icya kabiri, number 2, Imana iri hejuru ya byose no hejuru ya bose. Ejo nzatangira kuri aspect ku by'iyo mpamvu twifata nkuko dufata abandi bose, kuko yihariye niyo dukwiriye gutinya nk'umwihariko wayo, kimwe no kunamirwa cyangwa kuramwa. Icyo ni icya kabiri gituma ari rwagitinywa. Gatatu, icyo Imana ishobora gukora mu buzima bwacu nta wundi wabikora, niyo mpamvu ariyo yonyine yo gutinywa. Ngizo ingingo ko ari 3 nari mfite uyu munsi. Mu minota yacu 5 nari nzi ko mfata nka 30 wenda tugasenga indi 30 half, ariko uyu munsi ntacyo mwariye n'ijambo, si byose. Reka dusenge at least 5 minutes. Ubwira Imana iki kintu, ndashaka ko izi 40 days ziba special kuri ngewe, si byo? Ndashaka gusobanukirwa destiny yanjye no kuyijyamo nyuma y'40. Ndashaka gutunga umutima ugira gute, ugutinya ndetse gutinya kukibaho. Ngaho tangira ubwira Imana, Mana y'agakiza kacu, alambra shakata laba shakati kitikitiri kabakati kitikitiri. Mana y'agakiza kacu, ubuhungiro bwacu, mbaraga zacu, ya katikiti. Wakwicara wagenda wapfukama uko ushaka, ariko tujye imbere y'Imana at least minutes cyangwa se dufate 30 bishoboka. Lamba shakati kitikitiri. Yeah, Mana yacu ikwiriye gutinywa.
ikwiriye gutinywa rwagitinywa Mandela ngalama shekere bakatigitiri katigitiri mana irandevu yawe turifuza kukubonamo yakamafakatiri katigiti turashaka kubonana nawe rendezvous nawe. We want this 40 days ibe umwanya wa conception, umwanya wo gusaminda no kuyilama fraka. Tuzabyare tariki lama fraka tariki 9 ku mugoroba yakatiri mana twaje dukeneye ubutabazi bwawe. Turashaka kukubona, turambiwe situation zimwe na zimwe zitanyeganyega mu buzima bwacu. We wanna see you makati Yesu we ai gitare we ai gihome we ai buhungiro ai imbaraga zacu ai kunesha kwacu ai mahoro yacu. Yes kayaka bakafalete langa bakali kiri shakati kitiri kati langa bakafakali kiti urakoze guhamagara isuba byose, urakoze guhamagara yo mu ijuru, urakoze guhamagara ikore mirimo, urakoze guhamagara umuremyi, urakoze guhamagara umuhanzi laka fraka like, urakoze guhamagara umuremyi katigiti langa bayaka batiki balanga baraka batiki bashaka tiriki tiki mana turashaka gutangirana nawe alpha turangiranye nawe omega, tukubone mu mirimo yawe, tubone imirimo yawe ikora. Urakoze kayaka tiri ngalanga bakatiri ngalanga makatiri kashakata katiri kalanga mangatiri ababa shakati shakati shakata langa tiki rwagitingwa ni wowe uri Imana nyamana, uri Imana nyamana, uri Imana nyamana, uri Imana nyamana. Ayakatigiti 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 rikiti ayakatigiti rikiti ayakatigiti rikiti ayakatigiti rikiti ayakatigiti rikiti. Yesu we nde wasa nawe mwami, nde wakora nkawe gitare, nde wahindura amateka nkawe, nde wadutabara nkawe, nde wakora nkawe. Ni wowe rwagitinywa, ni wowe dutinya, ni wowe ukora imirimo, ni wowe wakora kalama fekere shakataraka tikiti Yesu Yesu mwami, Yesu Jehova, Yesu buhongero, Yesu mbaraga, Yesu kunesha, Yesu ayakati alanga tikiti alaka fakare kere ayaka fakara katiri kiti ayaka fakara kataka shakatiri kiti ayaka taka shakati kiti. Imana ibitangaza, Imana icinzira atari inzira, Imana ishira mu murongo, Imana itabara, Imana yibuka igiribuka tikiti alanga baranga baleka bale mashaka baranga baleka bale mashukuturunga balenga bala mashaka taraka balenga bale mashaka taraka balenga bale kalanga maraka bashikitiri kalanga baka frukutu malanga baka feregere shikitike baka taka utyo komerezaho. Ini rendezvous n'Imana, ukeneye imbaraga z'Imana izagufasha, izakuragira, izagushoboza. Ntabwo uzarwara, nta gifu uzabona, uzaba imbere yayo ayaka
Yesu bakati kiti 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 langa shikiti kiti wa shakati kiti 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 ayaka shakati kiti 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 Yesu 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 agaciro kacu Yesu gukomera kwacu Yesu kalama faka Yesu jigidinga baka Yesu shakati kiti Yesu kalanga baraka shaka Yesu ayaka baraka taka shakateka Yesu baranga baraka bakataka Yesu umusozi w'iminsi 40 turawuzamutse tuzamutse umusozi uhoraho yaka zamuka umusozi Lambabre umusozi w'Iteka turawuzamutse turawutereye umunsi tuzawumenera tuzawuzamuka tumanuke yakambraka makambraka baka braka baka pati braka baka baka braka baka baka taka braka pati braka taka shakate teke pati Yesu 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 Ay gitare we, ay gihome we, ay buhungiro we, ay mbabazi we, ay ntumbero we, ay kunesha we, kabakatikitiri kataka bakatikitiri kataka bakatikitiri kataka bakatikitiri, ea mashakatiki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 ti, kataka tiki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 ti, ayanga bakatiri kitikitiki shakatiri kitikitikitikitiri kataka Shakatikitiri. Yes, 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 yes. Branga baba baba, branga baka baka bala, branga baka baka le, branga baka baka tiki tiki baka tiki tiki baka ti, katiki tiki baka tiki tiki baka tiki tiki baka ti, katiki tiki baka tiki 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 baka tiki tiki baka ti, katiki tiki baka tiki tiki baka tiki tiki mucho blaka baka faraka laka baka laka freke laka baka laka fraka baka nikiti kitiki baka laka shakati raka baka tiki taka raka baka tiki taka baka laka rikiti kiti raka baka raka taka shaka taka baka laka fraka taka shakati kiti raka baka yaka tiki 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 katiki tiki 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 yeah, mashamla makati, blanga makapaka tiki tiki bakali tiki tiki bokotu, bakali tiki bakatu kutuku bakali tiki tiki bakati tiki 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 ay 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 blanga bakali tiki 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 manga bakali tiki tiki bakali tiki 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 bakali tiki tiki tiki
manga bakali kiri kiti 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 manga bakali kiri kiti kiti bakati kiri kiti 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 manga bakali kiri kiti 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 Yesu 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 branga bakafala kati shakabala bafarakati shakabaraka palakati shakataraka palakati shakataraka palakati kiti 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 shakabaraka takati kiti 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 kati kiti 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 Yesu braka bakafaraka likiti kiti kiti braka bakala kabala kataka shakati kiti 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 braka baraka baraka shakati kiti 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 shakata rakata kashikiti kiti 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 shikiti kiti kutu kutu baba brukubakali baba baba shakati kiti 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 braka bakati kiti 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 maka shakati kiti 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 Yesu 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 brakabaka tiki 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 katiki tiki 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 kataka shaka tiki 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 kashaka taka tiki 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 kashaka taka tiki 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 kashaka tiki 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 kashaka tiki 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 kashaka tiki 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 aya makalama brukutuku balaka ba brukutuku balaka ba brukutuku balanga brukutuku shukutu maka tiki 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 kaya kalama brukushiki tiki maka tukuturu maka tiki tiki 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 kashiki tiki maka tiki tiki maka tiki tiki maka tiki 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 maka te abashakati maka tiki tiki makalindere mo shakati tiki makalindere abashakati tiki 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 abashakati tiki maka tiki 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 makaliki tiki 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 de la marche que tirimo kuluma katiki tirimo kataka tiki tirimo kataka tiki tirimo aya mashaka tiri makati tiki tiki makati tiki tiki makati tiki 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 makati tiki 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 katiki tiki 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 katwegerane turangirize hamwe braka bakali kabaka shakati tiri fatani biganza twegerane hamwe kalama shakati tiki dusengera hamwe just connect kadaka bakashaka tukuturuko bakati tiki 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 shaka tiki 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 fatani biganza tubizamure hamwe maze vuga ngo mwami Yesu icyakuzanye nukumaraho imirimo y'umwijima ubwoba ni igikoresho cy'umwanzi wacu uyu munsi aya masaha hano mu nzu yawe niyemeje kutagira ikindi ntinya usibye wowe nzagutinya mana yanjye nzakuramya mana yanjye ntaho nzakugereranya uriwe birahagije uriwe biransaba kugutinya nta muntu nta kintu nta cyago nzatinya kuko nzaba nagutinye wowe uyu munsi ndarahiye n'umutima wanjye wose nzagutinya mwami bifashemo nzagutinya ndifuza gutinya wowe gusa sinzatinya ubukene sinzatinya iminsi mibi sinzatinya abantu sinzatinya abakomeye nzatinya Uwiteka Rwagitinywa kuko uri Imana nyamana kuko uri Imana nyamana kuko uri Imana
nyamana, kuko uri Imana nyamana, kuko uri Imana nyamana, uri Imana nyamana, ukwiriye ko ngutinya, nanjye ndemeye nzagutinya, 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 nzagutinya mu maso y'abantu, nzagutinya aho abantu batabona, nzagutinya mu mwiherero, nzagutinya mu ruhame, nzagutinya natunze, nzagutinya ntegereje gutunga, ni wowe nizeye, ni wowe nzunamira, ni wowe nzatinya, urakomeye uyu munsi. Mutima wanjye izera Uwiteka, mutima wanjye tumbira Uwiteka, mutima wanjye tinya Uwiteka, kuko niwe ufite ubugingo bwawe mu ntoki ze. Icyo avuze kiraba, icyo agambiriye kiraba, ntawamukora mu nkokora, ntawamwitambika imbere, ntawamuhinyuza. Uyu munsi natangaje, Imana ni Imana mu buzima bwanjye, Imana ni Imana mu buzima bwanjye, Imana ni Imana imwe mu buzima bwanjye, niyo gusa, 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 niyo gusa. Bana ngaho ugaragara mu buzima bw'abantu bawe, bagire neza kandi bigaragare bose ko ari ubwoko bugutinya, kuko ni abawe, ni imari yawe bwite, wiguriye amaraso yawe. Reka imitima yawe guhindukire uyu munsi, natwe turiyemeje kuguhindukirira no kugutinya wowe, dutinyura ibindi byose bidurangaza, dusigaze umutima wo kugutinya gusa. Urakoze kutugira neza, herekeza buri wese mu mahoro, nta nkuru mbi shaka mu izina rya Yesu Kristo, nta terabwoba, nta hamura, nta ikindi. Bumve inkuru nziza gusa iwawe, bumve inkuru nziza gusa, babone ikiganza cyawe cyiza gusa, babone imirimo yawe myiza gusa. Bahagurukiye mu mahoro, bagereye mu mahoro, bagarukiye mu mahoro, ejo biruke mu mahoro, barare mu mahoro. Ubahe bose amafunguro y'umugoroba, abashaka kuyafata ubashoboze bose gukomera, kuko uri Imana ishoboye. Icyubahiro kibi cyawe nishimwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mugire neza, umugoroba mwiza, muhoberana. Thank you so much. Kuko ngufite nabwo nsahura, amahoro unyitayeho. Hallelujah, hallelujah. Yes, I want to Satani we.